You get? Mumaze igihe mukora ibintu by'ibikorero. Yes, yes. Exactly. Ntabwo ari uguteza umutekano muke. 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 Abantu bambara umwambaro wa gipastori cyangwa abapastori uyu munsi wa none je itangazamakuru icyo yes kubita je naje mu makuru niyamamare yewe niba nawe ubishaka ko yamamara umwami Yesu niyamamare muri paruwasi ya Mbere igizwe cyegegwa asanga umunsi wa none rero bahanga Kampala ejo bundi ku 29 nibwo bafungiye umudugudu aho ni icyicaro cyacu cy'itorero. Amen. Ariko ndahari madamu mfite abana ndi mu itorero ryacu kandi turirimo tubyemererwa n'abaritangije uyu munsi wa none. Tuzi neza ko hirya no hino abakeneye kumenya amakuru yacu turazwi nk'abantu babatangije iri torero muri 2015 n'uyu munsi wa none tukaba tukirinze ubukirisitu. Bibiliya iravuga ngo umuririmbyi yararimbye ngo murwane intambara nziza Kristo niwe imbaraga zacu, mufate ubugingo aduhaye ngo buduheshe ibyishimo. Ukuvuga ngo uyu muririmbyi yarazi neza ko hazaba nk'intambara ariko adusaba kurwana intambara nziza kuko Kristo ariwe mbaraga zacu. Urumva ko ariwe mbaraga zacu dushoboza kurwana ya ntambara nziza. Birakwiriye rero kugira ngo niba hari ikibazo kibonetse umuntu wese asigare arinda ubugingo bwe kuko ibibazo mu isi birahari ariko umuntu arinde ubugingo bwe. Byanze bikunze niba hari ibibazo bivutse ariko wibuke ko uri umukristo kandi werekeye uri umugenzi ujya mu ijuru, ibyo bizagutera guhagarara muri urugendo kandi byanze bikunze tuzanarusoza amahoro. Turimo mu itorero rero kandi turacyakomeje. Ni neza ko inama yagiyeho iwacu muri MTV kandi naho biraje bigira umurongo mwiza, ibintu bizagenda neza. Mwumve ko mu ruhande rwanyu umwami ahagarikiye arabashigikiye kandi ibintu bizagenda neza. Umukristo avuye mu mwanya w'ubukirisitu, abayobozi nabo babe mu mwanya yabo y'ubuyobozi, ibintu byose Kristo azabigenza neza. Turabashyigikiye, turi kumwe namwe kandi Yesu uzi neza ko adushyigikiye, Mwuka Wera aratwemera n'Imana nayo yaratwemera, ibintu byose bizagenda neza. Numvise mwene data babwira ngo arabashyigikiye mu buryo bwo kugira ngo indirimbo zanyu zitere imbere. Nge ntacyo navuze, ahubwo turi buze gusaba mwene data umukozi w'Imana azategura igiterane cyo kugira ngo nibura hashakwe mwizo mbaraga zibashoboza kugira ngo mugere ku rwego rwiza namwe rw'abarinzi. Natwe twiteguye kuzabatera inkunga kandi bizabanezeza. Murakoze cyane. Muri icyo giterane azaduhamagare tuzaza, nzi neza ko tuzabashyigikira. Tuzabashyigikira kandi ntabwo tuzaza ari ideni, ahubwo tuzaza ari kandi. Yesu abahe umugisha. Okay. Yesu nabahe umugisha kandi ndashimira mushumba wacu nagira ngo mushumba iyi korali bahita dufatanya urugendo
ntabwo ari kubangana ni abaririmbyi bagera muri bangahe muri 32 bivuga ngo abandi bari mu muceri iyo igihe cy'umuceri kigeze inaha bamwe bajya mu muceri hari n'abapfiriwe bagiye kuzika ntabwo ari kure bangana ni korali mbega ifite umwete wo gukorera Imana aho bahamagaye hose nubwo uzabahamagara mu wenda uzabahamagara hose bazahita baza ndayishima rero uwo mugabo muhagararanye ni umukozi w'Imana dukorana umurimo niwe mwarimu w'uwo mudugudu wa Senyundo ku cyicaro uwo nguwo rero ukuri impande ni mwarimu wa Kamengo muraganira araza kubwira ikibazo afite turi kumwe na mwarimu wa Namara nawe nguwo ubwo nawe mbega murana kugira ngo bajye bakugeza ibibazo bafite nabo kugana nta kibazo kandi nabwo uzabasura ufite n'undi mukozi w'Imana nawe nabwo ndabona bari kurasomwa n'amaso noneho rero turi kumwe uyu ni mwarimu w'aho bita Kiteredi mwarimu w'aho bita Kiteredi nawe dukorana umurimo w'Imana n'abandi uko tuzagenda twunguka n'indi midugudu tuzagenda tubamenyesha kandi dufite intego yo gukorera Imana no kwagura ubwami bw'Imana aho ariho hose niyo ntego dufite kandi turifuza ko mwazadushyigikira turashaka abayobozi badufata cyangwa badutera inkunga mu bikorwa byo kugira ngo tuzamure ubwami bw'Imana kuko aho twajyaga hose kenshi na kenshi ntabwo twabona gufasha kugira ngo tubashe kwagura ubwami bw'Imana byatubona ariko mwebwe muzadushyigikire mbega muze dufate kwagura ubwami bw'Imana nimuzadukoresha n'Uwiteka twenyine ahubwo mugeze muza mudufashe kugira ngo n'abakristo bababone nk'ubu abangaba baravuga ngo urwanya muzira ngo ntawe tuzi ngo bamubonye kuri uyu munsi iyo ngiyo ngo kandi nabwo ngagenda atabasuhuje ngo barababaye nuko barimo abandi ubona ngo umuyobozi ngagenda atanadusuhuje ngo byibuze nanadushimira uko twaje hano urumva bituma bababara rero ubwo muzajya mukosora ibyo bagiye bakosa murakoze kandi ndabashimiye kuba mwitanze nubwo byagenze kuri kose ariko bitagusari tuzahembwa Yesu n'abamira umugisha rero ntabwo ngiye kubatinza ndagira ngo n'ubundi dusenge isengesho rya nyuma ryo gutandukana turi hano n'ubundi turakira mwarimu wacu wa Senyundo kugira ngo nubwo mwabonye nuko nyine abari mu murimo wo gukora ubwa dereva abayitanze umugabo ndamukunda cyane kabisa bareka n'ubundi tumwakire asenga Imana harimo no gusenga none tubohore abari bazaje kugira ngo bazege ku munsi w'ejo bazazinuke Yesu dusenga Imana Uwiteka Imana ikomeye kandi Imana ifite imbaraga Imana y'urukundo kandi Imana ishoboye byose mbere na mbere ineza n'urukundo tugikwiye kubikeye Uwiteka wabanye natwe ubwo twahakutse ahangaha twerekeje hakurya y'amazi twagusabye ngo Uwiteka nyine ngo ugendane natwe turagushima kandi niweba nawe nabwo tugushime ni ukuri wowe Imana wabikoze izina ryawe riragucyura umenya ngo ko uzaniye abashumba Uwiteka umurengezi mwiza nabo bakabasha kumenya aho abana bawe bari kandi bakabasha kumenya indama zo baragiye aho ziherereye izina ryawe nishimwe cyane ngaho nawe tubasabiye umugisha ubwitangiye babashe ku munsi wa none kandi Uwiteka Mesiya mwiza ukomeze kubongera imbaraga zo mu murimo wawe maze undi munsi nongera kuduhuza nabo tufashe izina ryawe ngaho rero umwanya nguyu Uwiteka nyine ngabo tugiye gutandukana abashumba baragiye ndakwinginze ngo ugendane nabo mu kubo ubarinde igisebe kibi cyose nibagira mu ngando babahaye amahoro bashima izina ryawe n'abaririmbi bagiye mu ngo zabo ndakwinginze ngo ubarinde icyabasitaza ahubwo babe umunyu uryoherera barasanga mu ngo zabo maze gutyo izina ryawe ryagucyubahiro urakoze ko Imana ibyumvisha kandi urakoze ko Imana ikora ngaho turagiye ndetse ikazanye n'umugisha umugaragu wawe umunyamakuru wakorera umunsi wa none Uwiteka mwiteho kandi umugire neza Yesu Mesiya mwiza aragwirira ubwitangiye yakoze akaza kwifatanya natwe ndetse n'igikorwa adukoreye cyo kuduha Uwiteka ubufasha bwo gusora indirimbo ngakorari nawe ibyo akora byose umuhereze umugisha kandi buri kimwe cyose ujye umwongerera nk'uko nawe abatirengije umurimo wawe urakoze gendana natwe kandi urukundo rwawe n'amahoro yawe bane buri wese nibyo ngusabye ngeze kandi ngiringiye mwizere Yesu Kristo amen
Nkuko nakomeje kugenda mbibabwira, iyi ni Divine Family TV. Ahangaha tukaba tuje gutara amakuru ku bw'umwuka mubi tumaze igihe twumva mu itorero rya ADPR, nyuma yuko hari abakomeje kugenda bihisha inyuma yabyo bayobowe na Geoffrey Rwanyamuzira ndetse na Gahutu Fenias umwungirije, hakiyongeramo na Bright, ndetse bakazamwo ikintu cy'iterabwoba bavuga yuko abanyarwanda bari Bugande ari abahekera. Nyuma rero yuko imipaka ifunguwe, bikaba byaragiye bigaragara yuko ibyo bintu byaje kurangira ari amagambo. Uyu munsi rero tukaba twaje ahangaha nka Divine Family TV kugira ngo tumenye ni igiki kirimo mu nzira aho ngaho. Nyuma yuko haje amagambo atandukanye, hakaba hari bamwe bavuga bati twebwe turashaka kugira ngo tugire ibyo dushyira ahagaragara. Ukuri rero ukaba kwaragiye ahagaragara nyuma yaho uwo bita Geno Muhozi Kainerugaba yongeye kugarura umutekano mwiza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'Ubugande, uwo bita Geoffrey Rwanyamuzira na Bright ndetse na Gahutu Fenias. Bikaba byarakomeje kugaragara yuko bataye umutwe, navuga yuko bisa nkaho byabacanze ndetse bikomeza kugenda biyogera. Uyu munsi rero tukaba tugeze ahangaha, tukimara kuhagera bakimara kubona itangazamakuru rihageze bahita babwira abantu bati nimuhunge, nimwigendere, nimutahe. Igiterane ubwo kikaba gize kirangira aho ngaho, hanyuma twebwe itangazamakuru tukaba tugomba kongera tugasindika buri kintu cyose aho kigomba kujya. Tukigera ahangaha twabashije kwegera mwarimu w'uyu mudugudu, araduhamagara tubwira ati kubera iki, ariko turamuga ati twe tuje ahangaha mu buryo bwo gutara amakuru. Rero ikigaragara nuko uyu munsi ibintu birangiye. Nongera kukwibutsa ko ku cyumweru cyashize twari muri Mubende aho bita muri Kansera, ku mudugudu ndawo warumazeho intambara igihe kirekire bawurwanira, abo ku ruhande rwa Geoffrey Rwanyamuzira n'abo ku ruhande rwa John Rugerinyange. Hanyuma biza kuba ngombwa yuko RDC afata icyemezo, aravuga ngo nshingiye yuko Geoffrey Rwanyamuzira atagaragaza uburyo yinjiye muri iri torero turamwirukanye. So ubwo rero nkaba ndahangaha jewe nk'umunyamakuru urimo kugenda ntara amakuru. Niyo waje guteza akavuyo hano. Yes. Yewe navuganye n'abantu. Yes. Ukuza kwawe hano wazanywe na Oreste. Noneho Oreste we yari afite gahunda ye nk'ubwe nkawe. Twari turimo turya hariya, arangije ahita azafata akazinda turatangiye turataha saa 9. Uje uyu bamubajije ngo niki gituma uteza akavuyo muri ibi bibazo, aravuga ati jewe naje namuzanye nitujye mu materaniro. Jewe na Mubende murimo muvuga je ntabwo nari impari, amakuru ndayakuruye. Ibintu munyamakuru atangaza ibyiza abantu bavuze ntabwo abivuga. Nubu akavuyo niko ashaka gushyira imbere, ariko inzira yo gukemura umurimo w'Imana ntabwo bimeze bigera ahangaha. Yewe am the right, kubera ko jewe nyoboye ururembo rwa Centre. Rugerinyange na groupe bazanye baturutse Mubende. Umunyamakuru wenda we ashinzwe gutara amakuru yose ashoboka. Wowe uraha uricaye. Hanyuma nyakubahwa regio, uyoboye regio, uravuga yuko kuvuga cyane ntabwo ari nyakubahwa Bright dushobora amakuru y'abambara umwambaro wa gipastor ngurumu umuvuga butumwa zikiri itorero rya aje mure muza kwivegeka ngo muravuga Imana. Singu witeka Imana nyir'ingabo yaratumura nagikora ntabwo gitangaza ngite yakoze kwayo. Ntimukishe mu izina rya ADPR, kuko ADPR bisobanura Association des Églises Pentecôtes du Rwanda. Naye mbuze no mu Rwanda bari goba utemera iryo zina, ukaba utemera u Rwanda, ubundi uvuga iki muri iri torero? Mwagiye mu bindi bintu utagukunda ni bibi. Siko ntasore Utagukunda utagukunda. yesaza dore ibi bintu genocide ijya gutangira nuko yatangiye. yesaza mugwanira gatondo mugwanira ntabwo ari intuzi, genocide ijya gutangira nuko yatangiye. singarareba mu mutima nagikora kuko yerekanye Arimo kabiri. You get?
mumaze igihe mukora ibintu by'ibikorero. Yes, yes, exactly. Ntabwo ari uguteza umutekano muke. 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 Abantu bambara umwambaro wa gipastori cyangwa abapastori uyu munsi wa none je itangazamakuru icyo. Yes, 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 kubita je naje mu makuru. Yes, now I'm coming here for the news. Ntabwo ari ukubakoza isoni, ntabwo ari ukubakoza isoni. Umurimo we itangazamakuru ntabwo muryemera. Igituru rya DPR iyi ngiyi bayita permit to operate, twemere gukorera ahantu hose hashoboka. Yes, n'ubu naho muvuga ngo mugiye Senyondo muransangayo. Yes, turahurira. Noneho iyi ni certificate ya incorporation. Ntabwo ari itoro ritangiye umunsi, ryatangiye muri 2015 riri satisfied kuri 30 November 2021. Yes, iyi ngiyi ni license. Iyi ni certificate ya registration. Yes. Ni iki gishobora gutuma uvuga ngo ngewe ndi hano irigare? Bright. Wasabaga. Oya reka none tuvugane mu buryo bwa kimuntu. Nukuvuga ngo uvuga mu buryo bw'iki? ndavuga ku ruhande rwawe kubera ko ntago yigeze ugaragaza reaction ko nakubazaga ntusubize. Ndetse biba ngombwa ko tuturuka rugurira dusa nkaho tugundagurana. Rero noneho jewe reka dukore nk'abanyamwuga. Nk'umunyamwuga nka pastor, nk'umunyamwuga nk'umunyamakuru. Sibyo? Uri umunyamakuru. Yes. Jewe rero nta amakuru mfite nguha n'ay'ibyangombwa by'itora. Yes, Bright. All right. Thank you very much. Urambwira uti amakuru umpa n'ay'ibyangombwa by'itorero. Gira ikintu bisobanura kubera ko kugira ngo umuntu agira ibyangombwa by'itorero hari aho biba biva. Kuba bishoboka ko wahawe recommendation cyangwa se wahawe powers of attorney zo kuba wayobora iryo torero n'abaritangije. Ntabwo nyoboye itoro rya DPR, ndi umushumba w'ururembo rwa Centre. Rwaki? Rwa Centre mu itoro rya DPR. Kandi ifite ibyangombwa. Aha. Kugira ngo rero ntaravuga ibyo byose, umushumba wazanye ngo ni umuyobozi, nakwereka ibyo byangombwa nanjye mbaha ngaha mbimenye ko ari umuyobozi cyangwa ibyanjye mfite ari ibicuku ko yemerewe. Icyo nshaka. Okay, reka tumuhamagare. Sibyo? Azana ibyangombwa arashaka byerekana. Reka tumuhamagare. Reka tumuhamagare. Ibi mvugo barabijibije. Ubagize. Ariko wagiye ukizwa Brian. Wagiye ukizwa. Ubu ndabijimije. Ubu birazi. Ubu abasaza ntabwo bari bagaragaramo. Bwira mushumba rugero yanjye. Oya, ndavuze ngo wagiye ukizwa. Iyo uvuze ngo ibyo uvuze ngo ndabijimije. Urabaza abanyamakuru ariko. Ubuhereye ko. Ibyo ni ibintu urimo kongeraho ntavuze. Bwira ati kuri byo bambuza ati mbarage barua oba ebinjogera ko wemera ene kanisa yatandika mu 2015 eri registered mu RSB kati mu government bagimanyi kanisa ya the Pentecost Church International Uganda eri registered kati tuze wano nga tuze mu rukungana tuze mu rukungana sategede nti wali wemivuyo oba sinategera nti ene cyache baddewo oba ebadde eri mu kutandika okuva mu myaka mu 2019 waliwo okusikanga n'emiguwa wakati y'enjuyi zombiriri naye gwe gusoose okutuuka wano kitegeeza okutuuka wano luno olunaku lwa leero
siwentegedde nti ekyaki weeri oba ekanisa weeri mu mpigi nzize ku lw'ensonga batutegeezeza nti waliwo olukungaana lwana ku 2 kati olwo olukungaana lwana ku 2 ayogera olwo olukungaana lwana ku 2 ne bambuulira nti olwaleero waliwo okwaniriza kyaki ejja kweyunga ku kanisa ya ADP. Enkya tujja kukola service nga bulijjo era enkya lunaku lwa Sande. Naye ntuuse wano nga nesanga abantu bali mu kuyimba ekiryoke ekineewuunyiza okuwulira nti waliwo emivuyo ey'emivuyo tekibadde kibuuzo kuba tetuze katubuuzemu ekibuuzo tuze nga tuze kukunga musumba ffe ngaba n'amawulire kamudwemu akadde tubuuze ekibuuzo. Bright araze ebipapuro byogera ku kanisa n'agamba nti be bakulembezi b'ekanisa era naawe ogamba nti ndi mukulembezi w'ekanisa saawa zino gwe ebikwogerako biriwa? Yes, bye twagala saawa zino obirage abakristaayi bari wano tutegeeze nti eno ekanisa ya ADPR. Yes, yes. Soko linde kyenabuuzize tanabakiriza. Ebibuuzo weebiri uri munnamawulire naye tovaawo. Yes, Imana yaseka yanezerwa. Ebbaluwa zitwogerako zezi Baba we enesooka eri resolution oyagala origin oyagala kati enesooka eri resolution eyakolebwa n'aba directors abatandika kyaki nga batukwasa obuyinza bw'okugoba oba kugoberera oba kunoonyereza ekkanisa ya ADPR mu Uganda waweeri n'ebigivunaanyizibwa. Muyisengeramo mwenye eno eri powers of Anthony ubwo muri kudukorera ibyo kati ebyo ba directors bye bakola ki batukwasa ekkanisa ebadde registered nga bwe nabyogedde wabula nze njagala bandaga amazima kuba byonna ndaba bifanagana simanyi ow'amazima yaliwo mumwe njagala ow'amazima bajje ekiraga nti ono w'amazima kati ebadde registered mu URSB naye ene ttiimu gye muwagira oba gye mugamba nti yentuufu n'egijja mu born again fairs n'egitwala mu born again fellowship eno ye permit gye babawa nga bakyusa ki erinnya lya kyaki nga bagitwala awalala ate ffe ne tubigoba paka okutuuka ekkanisa we yaregisitaringibwa netukola ki ne tubituukako kati ekiseera kyatuuka ndi wabikola ne wabutagisoni mu ofisi ya CID ekibuli katera omusango gukyakoze eki gukyaliyo kati abaagala kumbuuza mu mbuuzi
umwami Yesu niyamamare iye niba nawe ubishaka ko yamamara uwo mwami Yesu niyamamare 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 yego niyamamare niyamamare yewe niba nawe ubishaka ko yamamara umwami Yesu niyamamare 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 Karibu yabaye yaradusanze nawe ryatonga ritika